Mwiriwe neza, mwiriwe kandi muraho. Ndabasuhuje, ni ukuri ndabifuriza ishya n'ihirwe muri byose. Ndifuza ko mwagira umugisha kandi ndabashimira ku buryo muri kumesha umugisha kuri channel yanjye yitwa AI aricyo AIX TV show. Ni channel niyemeje kuzajya mbagezaho gahunda zibijyanye n'uburyo umuntu ashobora gukora ibikorwa bitandukanye abifashijwemo na AI. Hari ikiganiro nakoze cyabanje cyavuze kiti umuntu ashobora kubona cyangwa se kumenya uburyo bwo kurera umwana neza abifashijwemo na AI. Hanyuma nkurikizaho ikiganiro cy'ibintu ibintu birindwi umubyeyi ashobora gukorera umwana, bityo umwana we agakura ari umwana mwiza, ufite ubwenge, ufite umuco ndetse ufite discipline n'indangagaciro bikwiriye. Ababyeyi twese turabyifuza. Uyu munsi rero nabazaniye ikindi kiganiro, nabasezeranyije ko ntazajya ntinda, nzajya mbazanira ibiganiro byinshi bitandukanye, nongera kwibutsa ko ibi ngibi byose ndi kubabwira nanjye nabimenye ariko nakoresheje AI. Mu by'ukuri ndagira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore like and share. Ibi biganiro bigere ku babyeyi benshi, turusheho kwita ku kibazo cyugarije isi yose cy'imyitwarire mibi y'abana kandi barerwa n'ababyeyi. Murakoze cyane rero. Uyu munsi kandi ndabagezaho ibintu birindwi ababyeyi bibeshya. Ibintu birindwi ababyeyi bibeshya bakabikora bazi ngo ni ibintu byiza ku bana, ariko mu by'ukuri bikaba byashobora kurushaho noneho kwangiza umwana. Murakoze, ndagira ngo ukurikirane iki kiganiro. Niba uri umubyeyi cyangwa se witegura kuba umubyeyi, iki kiganiro kigushike kuko harimo inyigisho kandi n'amasomo meza dukeneye muri ubu buzima. Uyu munsi turi buvuge ku bintu birindwi ababyeyi bibeshya mu burere bw'abana babo. Hari ibintu dukora twumva ko ari byiza pe, ariko mu by'ukuri bikaba byangiza cyane, bikaba bitubaka uko twabitekerezaga. Niba uri umubyeyi uzi kurimo kwita ku mwana, ni byiza kugira amakuru ahagije ku burere bw'umwana. Ni byiza kugira amakuru ahagije ku bintu ushobora gukorera umwana wawe akarushaho kuba umunyabwenge cyangwa se akaba umuhanga, akagira umuco na discipline. Murakoze cyane. Reka rero dutangire muri iyi video maze kuvuga aka kantu, kandi ni ukuri ntugende utayirangije. Umbabarire wumve ibi bintu birindwi, niba ari byo wakoraga wisuzume. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, tujya dutekereza ko guha umwana ibintu byinshi ari byo bita kumuha urukundo, kumugurira impano nyinshi ndetse zinahenze rimwe na rimwe, tukumva ko ibyo bintu ari byo bita kumuha iki? Urukundo. Hari ababyeyi benshi bumva ko kugurira impano zihenze, telefone nziza cyangwa se imyambaro myiza ari ibintu bizatuma umwana agukunda cyangwa se ukamwubakamo iki? Urukundo. Ariko ndagira ngo mbabwire aka kantu. Abana hari ibintu bibiri byonyine bakenera ku babyeyi. Ikintu cya mbere ni igihe. Muhe igihe, muhe umwanya, abone umwitayeho, abone nyine ari priority imbere y'ibindi byose. Ibyo bintu bizatuma umwana agukunda kandi urukundo rwanyu rwo mwembi rurushaho gukura. Ikindi cya kabiri, umwana akenera ko umwumva no kumwitaho mu buryo abona nyine ko bihagije we ku giti cye. Impano ni nziza pe, zinahenze, ariko impano ntizisimbura umubyeyi. Nongere mbasubiriremo, impano ntizisimbura iki? Umubyeyi. Ibyo ushobora kubimuha rwose, ariko ntibishobora kumwubakamo iki? Urukundo. Ibyo bintu mubyumve. Impano n'ibindi bintu bikora ako kanya gato, muri make byibuka, birema urwibutso mu mwana muri ako kanya, ariko presence y'umubyeyi ku mwana muri make areba ukuntu mwumva, ukuntu mutekereza, ukuntu muvugisha, nibyo bimwubakamo urwibutso rw'igihe kirekire. Babyeyi, twongere twisuzume, twongere tumenye, tugaruke ku isoko, hanyuma turere abana bacu neza. Ikintu umwana yiyubakamo cyangwa se ikintu yibuka ni ukuntu umuryango we wamwitayeho. Ntabwo ushobora kwibuka ngo impano bamuguriye. Ibyo bisobanuye iki? Umwana akura yibuka ukuntu mama we yamuhobeye, ukuntu yajyaga amusetsa, ukuntu bajyaga baganira, ukuntu yajyaga amwigisha mu masomo. Hari ikindi kintu tuzaganiraho ubutaha
cy'ikosa ababyeyi twakoze igihe kirekire kandi tumva ko aricyo cyiza cyo gushakira umwarimu umwana mu rugo ngo umwitaho. Yego birashoboka ko waba utabizi, ariko aba agomba kubona presence yawe mu bintu byitwa amasomo ye niba ukeneye ko atsinda. Rwose icyo kintu nzakibakoreraho ikiganiro. Hanyuma ikindi kintu umwana yibuka uburyo wamubaga hafi cyangwa se uko wamuvugishaga neza. Ibyo byose nibyo umwana, nibyo bigira umwana, bigira mu mwana bikamwubakamo ikintu gikomeye, ni nabyo bigaruka mu mutwe we kenshi. Impano zawe zo nta nubwo ziba zifite umwanya munini muri we. Oya pe, ibyo bintu nibyo byubaka urukundo rw'igihe kirekire muri we, wowe n'umubyeyi we. Ariko ukuntu yigeze kubura, iyo yibutse ukuntu yigeze kubura agasanga wahangayitse, wataye umutwe, wamugeraho ukamuhobera cyane, kumubwira uti kuki nari nakubuze, wari wagiye he? Ibyo bintu abana barabikunda, umve ngo barabikunda. Abirinda imyaka yose mu buzima bwe, akabati mama wanjye arankunda kuko aranampangayikira. Uburyo umubyeyi aba mu buzima bw'umwana we ni ikintu gishobora kumuhindura mu buzima bwa buri munsi. Nizere ko icyo mucyumvishe. Ikindi kintu cya kabiri, gukangisha umwana ikintu. Nutagira gutya ndakugira gutya, ndakwica, urabundeba, ntabwo tuzabigenza gutya, ntabwo tuzajyana aha, ntabwo ibyo bintu ni ibintu bibi. Ababyeyi benshi bazi ko cyangwa se batekereza ko gutera umwana ubwoba bituma yisubiraho cyangwa se bigatuma kumvira. Oya, ndangiye kukubwira ibintu bituma ahubwo umwana yakumvira. Ibintu bituma umwana akumvira agahora avuga ati mama wanjye ibintu avuze ni byiza. Rwose ntabwo ari ibyo ngibyo byo kumukangisha umubwira ibintu bimutera ubwoba. Ahubwo rero umva ikintu bimutera ibyo bintu byo kumukangisha. Bituma umwana ahora afite ubwoba. Ikindi, akumva atari umuntu ufite agaciro. Ikindi, umwana ahora ashakisha uburyo ahisha amakosa ye kugira ngo utayabona, bityo ukazana bya bintu bimutera ubwoba. Niyo mpamvu bisanga umwana yiga kubeshya ku myaka 3 akaba yabasha kukubeshya ikinyoma. Ukibaza iki kinyoma ubu yagihimbye agikuye he? Hanyuma ikindi kintu rero, umwana muto ntacyo yibuka. Abantu benshi niko babitekereza ngo umwana muto ntacyo yibuka. Iyo mvugo ndagira ngo muyisibe. Umwana muto ibyo kuvuga ngo ntacyo yibuka uba wibeshye cyane. Yibuka amarangamutima wamuteye, atekereza ku buryo uvuga n'uburyo umufata, ashyira mu mutwe uburyo yitabwaho. Ibyo bintu arabyibuka. Uko umuvugisha uyu munsi nibyo bizubaka confidence ye. Uko umwitaho uyu munsi nibyo bizubaka urukundo muri we, ndetse ejo hazaza he hakaba heza. Ibyo ni ibintu byonyine gusa ukwiriye kumukorera. Ikindi kintu cya kane, umwana ngazikuza ngo ubuse ngiye ko nakuze ngo nta muntu unyitaho, ngo kubera iki we ngo atashobora gukura ngo nta muntu umwitayeho. Ibyo bintu ndagira ngo ababyeyi twese tubitekereza muri ubwo buryo, tugire gute tubihagarike. Ariko iyi myitwarire mibi n'imyitwarire myiza ntabwo bipfa kwizana gusa. Imyitwarire mibi n'imyitwarire myiza ntabwo bipfa kwizana gusa. Kwiga kubaha, kumva ibyo abandi bavuga, kugira ikinyabupfura, gucunga amarangamutima, ibyo byose byigishwa kandi bikagurikiranwa n'umubyeyi. Ntabwo byizana gusa. Guhana bikabije ni uburyo bwiza bwo kwigisha umwana, niko ababyeyi babitekereza. Ngo guhana bikabije ni uburyo bwiza bwo kwigisha umwana, ariko sibyo. Gukubita cyane, gutuka umwana, kumusebya, ibyo byose ntibyigisha ikintu cyiza umwana, ahubwo bimusigira ibi bintu ngiye kukubwira. Bimusigira kutigirira icyizere, kubeshya, kumva ko bakosora abantu binyuze muri violence. Igihe cyose nawe ubwo niko akura, niyo abyaye abana nawe niko abarera. Wumve ko nugira gutyo ukarera umwana gutyo, uhite wibuka generation izamukomokaho uko bazaba babayeho. Iyo umubyeyi yigisha mu rukundo, umwana yumva neza impamvu y'icyo yakoze. Mama, reka mbasabe tugire gute duhinduke. Ikintu cya gatandatu nuko natwe twakuze nibwo buryo twifuza ko bakuramo. Ntabwo ari byo pe.
ibyo buzima wabayemo ndakwinginze ntuzifuze ko aribwo umwana wawe yabamo. Cyokora ushobora gusanga wenda wowe warabaye mu buzima bwiza, niba ari bwiza sava, waragize urukundo rw'ababyeyi, waritaweho, waragiriwe amahirwe yo kuba muri ubwo buryo. Mama ndakwinginze, papa uburyo warezwe muri 90, ndakwinginze ngo ntuzabe ari bwo urerwa muri 2025 niba ubona bidahwitse bidafite icyerekezo. Abana bo muri iyi minsi muri 2025 reka nkubwire ibintu bakeneye. Hari ibintu bakeneye twebwe tutigeze tubona, cyangwa se bamwe muri twebwe batazi nuko ibyo bintu bibaho. Abana bacu ntabwo bakeneye guhugurwa, bakeneye amahugurwa. Si ukubwirwa cyane ngo uvuge muri tomo cyangwa se muri sound yo hejuru. Ikindi bakeneye kumvwa, ntabwo bakeneye guhabwa amabwirizwa. Ikindi kintu bakeneye si ugutereranwa, ahubwo bakeneye guidance. Mu bintu yakoze ukabona ntibigushimishe cyangwa se byiza, muyobore umwereke uti wagombaga kubikora gutya. Ngibyo ibintu abana bacu muri iyi minsi bakeneye. Ababyeyi bafite inshingano yo kuvugurura uburyo bw'uko barera abana uko imyaka igenda ikura, uko imyaka igenda ihita. Ikintu cya 7 rero, ikintu cya 7 ababyeyi bibeshya. Hari ababyeyi beshya ko kumarana igihe n'umwana bisobanuye kumwitaho. Ibyo bintu ndagira ngo tubigendanemo neza. Hari igihe umubyeyi yaba ari kumwe n'umwana pe, ariko ubushishozi n'ibitekerezo bye byose bikaba biri kuri telefone. Ukavuga uti umwana yicaye iruhande, buriya namaranye igihe nawe, nyamara attention zawe zose ntabwo ziri kuri we, kandi arabibona ko izo attention zose zitari kuri we. Umwana akaba amwicaye iruhande rwose pe, ariko atagize gute, atamwitayeho. Ibyo bintu ni ibintu byangiza umwana. Kumwitaho bisobanuye iki? Kumureba mu maso, kumubaza ikibazo, mbese ibibazo runaka, kumwereka ko umuha attention. Muri make ubwenge n'ibitekerezo n'umubiri wawe byose biri kuri we. Presence si ukumuha ko mubana mu cyumba, ko muba muri ku buriri bumwe, ko muba mbese muri ahantu hamwe nta kintu uri gukora, ahubwo ni ukuba mu buzima bwe. Muri make akaba muri wowe nawe ukaba muri we. Inama natanga rero, nta mubyeyi n'umwe utajya ubeshwa n'ibitekerezo runaka. Nawe ushobora kuba warakoze bimwe muri ibi bintu ndimo ndavuga. Icy'ingenzi ni uguhindura uhereye uyu munsi. Iyo uzi amakosa uba utangiye urugendo rwo kurera neza. Amakosa abaho, ariko no kuyakosora birashoboka. Murakoze cyane rero, ibintu 7 ndabivuze. Ndeka nongere mbabwire ngo ndabashimiye cyane mwebwe mwateze amatwi video yanjye mukayikurikirana mukampa umwanya, kandi abantu batarakora subscribe ndabinginze mukore subscribe, like, share and comment kugira ngo turusheho kugenda twungurana ibitekerezo. Niba hari ikindi kintu gishya cyangwa se ushaka kumva, nyandikira muri comment, hanyuma nanjye ndarushaho kugenda ntegura amasomo kandi n'uburyo bwo guhugurana mu buzima bwa buri munsi. Nyamuneka ntugende iyi video itarangiye, ntugende utayirebye yose, niba hari ikosa wakoraga kugira ngo urikosore. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Ni Aline Show AIX TV Show. Njye mwari kumwe ni Aline. Rwose karibu, kandi turusheho kubaka ejo hazaza heza. Tubyaze umusaruro AI. Ciao ciao, ndabakunda cyane.